ni baro bayirebe, ni baro. Abantu batavuga ngo iki ni baro. Iyi ni baro. Iyi ni godiyo. Iyi ni godiyo. Ngira ngo abantu babirebe neza. Naringize ngo imodoka nayo iragenze nayo yahagaritse. Imodoka zasfana nayigira ibyayo wajya kubona uko iragurutse. Ngira ngo mwabonye. Naga abantu bari Benz aho Benz iri supermanager bihari abahari niyi ni Benz doreba hera niyi ni Benz sanzwe ugera muri banahe nta yindi ngendamo ariko urabizi ko nababwiye umugore mwiza ninde ni umunyarwandakazi imodoka ni iyihe ni Benz umustar ninde ni supermanager president ninde ni President Kagame ni ibintu bisobanutse byo mu Rwanda ntawe ukibihakana noneho twageze no ku ndege ubundi twajyaga tugendera hasi none ubu tugeze no ku ndege murabizi ko mpagarariye societe y'amamodoka mu Rwanda mpagararira ni societe igurisha cyo kunywa ki abanyarwanda bakunze Esperance none ubu ngeze no guhagararira societe y'indege sasa wenda ntabivuga abantu bakagira ngo uko naba uribuka nakodeshaga icyumba cy'ibihumbi 20 mbikabuga kwa Gasana n'abapfuye bazazuka hazahabwa ingororano abapfiriye mu mwuka bagapfa bizera Yesu a president of the street ambassador of the ghetto voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from Manasa Amazon, the King Kongo, super manager, the King Kongo, yes, I'm the King Kongo. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from pity to Paris, from victim to the champion, from grass to grace, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, the most wanted, library and Komane, the king of YouTube. I'm in the house right now. Ni baro bayirebe, ni baro. Abantu batavuga ngo iki ni baro. Iyi ni baro. Iyi ni godiyo. Iyi ni godiyo. Ngira ngo abantu babirebe neza. Naringize ngo imodoka nayo iragenze nayo yahagaritse. Imodoka zasfana nayigira ibyayo wajya kubona uko iragurutse. Ngira ngo mwabonye. Naga abantu bari Benz aho Benz iri supermanager bihari abahari niyi ni Benz doreba hera niyi ni Benz sanzwe ugera muri banahe nta yindi ngendamo ariko urabizi ko nababwiye umugore mwiza ninde ni umunyarwandakazi imodoka ni iyihe ni Benz umustar ninde ni supermanager president ninde ni President Kagame ni ibintu bisobanutse byo mu Rwanda ntawe ukibihakana urumva president rega uyo wakoreye ikintu abanyarwanda ufite ikintu wakoreye abantu ibikorwa nibyo byivugira umugani umukuru w'igihugu cyacu ati mukore musubirisha abantu ibikorwa mwebwe umunyarwandakazi ni iki umunyarwandakazi niwe mugore mwiza imodoka nziza igezweho cyangwa se imodoka iri kuri itagiva burya nagira ngo mbibwire n'abantu bari babizi Benz niyo modoka ya mbere kwisigira engine nini kurusha izindi zose Benz niyo modoka itagigwa niyo wakwirukanka muri kilometero ukagenda muri speed 600 urumva niyo bayikora ikagenda muri speed 600 Benz burya niyo wakora impanuka iragenda ikagira guke gafata hasi imodoka ni Benz umugore ni iki ni umunyarwandakazi umugore ni umunyarwandakazi umustar ninde showbiz president wa showbiz mu Rwanda ninde ni supermanager hanyuma umuyobozi mwiza ukwiriye abaturage bose muri Afrika hose amajwi yaratanzwe mwarabibonye abaturage bagaragaza ko umuyobozi bakunze kurusha kuko abaturage Afrika igizwe n'ibihugu 54 buri baturage buri gihugu batanze amajwi baravuye turebe umuyobozi muri Afrika ukunzwe n'abaturage be kurusha abandi basangana umukuru w'igihugu cyacu His Excellency ibyo ntago ari amagambo ni ibintu mwarabyiboneye noneho ubaho bigeze rero ibintu birasobanutse umustar ni supermanager president ni umukuru w'igihugu cyacu hanyuma banza wumve reka mbyimbe basobanurira umustar ni supermanager president abaturage biyumvamo kurusha ibindi bihugu byose mu Rwanda umukuru w'igihugu cyacu hanyuma imodoka ni Benz umugore mwiza n'umunyarwandakazi wabyumvise ko cyuko nakugenda muri Benz kukitajyana muri Toyota ariko nabigushubije nakubwiye aho ndashaka naho hansobanurira nakubwiye n'izindi ni imodoka nabandi nabo nabastari ariko ivuze supermanager uvuze indi nivo wabyumvishije nabandi naba president bayobora ibihugu byabo ariko ivuze umukuru w'igihugu cyacu ako wenda nituvuge ngo abantu bayifate nka showbiz cyangwa se abantu bagira ngo ndabeshya turahanga turateranya ninde muntu watekerezaga ko iki gihugu kigeze kuba umwijima kikaba marimbi kikaba matongo abantu bakajya bareba n'abatumvikana badasangira badashobora kwicarana ngo bashyingirane babane none ubumwe bwarasagambye u Rwanda buri wese aragera ha n'ufite miliyoni 200 n'ufite miliyari y'idolari ba Bill Gates bafite miliyari hafi zirenga 50 z'amadolari baraza bagira bakavuga bati turashyira ibikorwa byacu umutekano urahari ubumwe burahari iterambere rirahari hasigaye dukora wa mugani umukuru w'igihugu cyacu ati dushaka iki dushaka iterambere
ahasigaye dukora ibikorwa bisubiza abanyamagambo tujye kuri press conference tujye bamukobwa ugendana ari heko no musi tamubonye bakobwa beza babashize bamukobwa mujye mugendana oya turagiye ni hariya kuri etage ni kuri etage harugura ni muri Brest ariko bamukobwa ugendana ari umukobwa murabibona byose umukobwa murabibona bavandimwe abanyamakuru uyu munsi nabatumiye ndabashimira ko ubutumire bwanjye mwabwitabiriye mbere ya byose ndabanza kubashimira kandi n'abasuhuza batumaranye iminsi tutabonana ariko kuko turi muri aka kazi ko gushaka ubuzima dukoresheje showbiz tunashimisha abantu kuko mu bintu bituma umuntu amara imyaka myinshi ni no kunezerwa showbiz ni umunezero showbiz ni ukwishima showbiz ni ugucuruza showbiz ni ukumenyana ndagira ngo mbebabwira abantu babyumva showbiz ni ukwishima kunezerwa ukwishima n'ibyo showbiz ni ugucuruza abantu bacururiza muri showbiz ni akazi hari abantu babeshejweho na showbiz ko ni akazi ariko ni no kumenyana abantu bakamenyana bakarushaho kumenyana kandi burya iyo mumenyanye neza hari igihe muterana imbere mugafatanya mugatera imbere kubera ko buriya ngo iyi niyo fera force ubumwe n'imbaraga ndabashimira rero uyu munsi rero icyaduteranyirije aha mbere yuko njya ku gikorwa nyirizina ndabanza guha ijambo umukozi w'Imana dusengere murabizi yuko ibintu byanjye byose naravuze ngo kugira ngo umuntu atere imbere hari ibintu bitatu cya mbere ni Imana cya kabiri ni igihugu iyo ushyigikiwe n'Imana iyo nako Imana iguhaye umugisha bashyigikirwa n'igihugu igihugu gishyigikira buri muntu wese w'umunyagihugu ukora ibintu byiza bitari mu murongo usenya bitari mu murongo mubi ubangamira abandi upfa kuba gusa ushaka uko utera imbere ariko ntawe bibangamiye bitabangamira abandi bitabangamira igihugu ubundi igihugu kirakuzibukirira kikakubwira kiti inzira irera ahasigaye kikanakurindira ibyawe ushaka kikabirindira umutekano niyo mpamvu mvuga ngo abanza Imana niyo tanga n'igihugu kuri iki gihugu nticyaba Imana itabishaka cya kabiri hakaba igihugu icya gatatu hakaba wowe ubwawe ko Imana iravuga ngo tera intambwe imwe nanjye ntere 99 nyereka icyo utangiye nanjye nyigusoreza saba ariko unanakora niba uvuga uti Imana uzambabarire neze jya guhinga hanyuma uhinge usaba Imana uti Imana ibyo nahinze uzambabarire bivemo bizima nzeze kuko wagize igikorwa watangiye nanjye muri iyi showbiz naratangiye nariyangaje nagiye muri uyu mwuga showbiz nka perezida wa showbiz ndabiza ko ntawe ukibihakana none ibyo twashyizeho abantu bashyizeho icyo bita ngo ni full stop nigiyoboye kontra 7 uyi ni ya 8 murabizi ine kontra 8 dusinyanye n'abantu bakomeye Brest Fly Agency ariko ngiye kuvuga nako mbere yuko njya ku gikorwa nyirizina kambanze mu mukozi w'Imana dusengere ubundi tuganire kari mu mukozi w'Imana urwanya imyuka mibi yose irwanya igihugu urwanya inzara urwanya urupfu urwanya imiryango yose idakundwa u Rwanda wirukane imyuka mibi y'interahamwe imyuka mibi y'abagizi ba nabi ibintu byose birwanya u Rwanda bihinduka ubusa ibihugu byose duturanye bitwumve kandi bitwubahe ndetse imyuka irwanya u Rwanda yose ijye munsi y'ibirenge byacu tuyikandagire turakwakiriye mwami Yesu rero turakwakiriye mwuka wera muri iki gikorwa twakiriye gukora kwawe utangirane natwe kandi usozanye natwe icyubahiro cyawe cyamamare ku banyarwanda ku bayobozi b'igihugu cyacu cyane cyane n'aha hantu turi dusengeye kuri iyi kontra ibiri umugisha mu rwego rw'isi n'izina rya Yesu Kristo amen. Ingofero abantu bazifite ni babiri murabizi ni jewe na niyo muri Amerika ibyo ntawe ubihakana nabyo abantu baraza guhakana bavuga bati supu ubwo n'ububeshya iyi niyo amaze kuza mu Rwanda cyagihe igihe naho muribuka ko niyo yaje mu Rwanda nkakoresha press conference nayo yakoresha press conference nkamurusha itangazamakuru ryinshi rikaza kuri iki nayikoresheje muri hotel muri Korea nicyo gihe ntawe ubihakana hangaha abari bahari ninde wari uhari icyo gihe abari bahari cyagiye mwebwe ndabiyeme very nice ni ukuvuga ngo cyagiye rero
niyo nibwo yahise avuga ati super nanjye mwemereye kado. Izi ngofero sinari nzi ko zambera gutya, ariko murabireba n'abantu bambwiye batobwo ngo igihe cy'utwara cyangwa ugenda uyambaye imeze neza. Sawa. Banyamakuru nk'uko mwari mubyumvishije, turabanza gushimira umukozi w'Imana. Uyu munsi ni umunsi wundi w'amateka meza, mateka meza. Imana yaduhaye igihugu, wa mugani w'umukuru w'igihugu ati Imana yaduhaye igihugu hasigaye dukoresha amahirwe twibesheho. Uyu munsi rero ni umunsi nasinye kontra ya 8. Kontra ya 8 yongera kuri za kontra zindi muzi. Ndavuga Tom Transfers, ndavuga Esperanza, ndavuga Genuine Refusorology Center, ndavuga Magazine Sports Class, ndavuga Powerfix. Abo bose rero uyu munsi noneho twageze no ku ndege, ubundi twajyaga tugendera hasi. None ubu tugeze no ku ndege. Murabizi ko mpagarariye societe y'amamodoka mu Rwanda. Mpagararira ni societe igurisha icyo kunywa abanyarwanda bakunze Esperanza. None ubu ngeze no guhagararira societe y'indege sasa. Ndavuga abanyarwanda bari hanze n'abatari hanze, abashaka gukora ingendo mu buryo bwiza, ari abaza mu Rwanda, ari n'abajyanze y'u Rwanda mu bihugu byose. Ngo murabireba. Iyi company yitwa Blessed Fly Agency. Blessed Fly Agency. Igitangaje, managing director w'i company, ngo muramuzi, ni umudamu Imana yagiriye ubuntu. Umudamu yitwa Uwamahoro, ngo muramuzi, araza no kwivuga wenda. Yabaye secretary general wa Ferwafa. Abantu batari babizi ariko n'abandi benshi barabizi, kuko urumva ko ni umudamu iteka wiyangaje gukora nkuko igihugu cyacu kivuga kiti abadamu bakore kandi barashoboye. Kandi mujya mubona ko dufite abadamu bari mu myanya myiza y'igihugu kandi banafata imyanzuro ifitiye igihugu akamaro kandi myiza. So uyu nguyu niwe managing director w'iyi company Blessed Fly Agency. Bakagira slogan cyangwa se slogan zinkunda cyane ngo fly with us, we value our clients. Ngo temberana natwe duha agaciro abakiriya bacu. Temberane nabo. Ndagushimira managing director, naza no kuguha umwanya mbere yuko bajya ku bibazo, ariko ndababwira ko ni ibintu byiza kubona umudamu nk'uyu. Ngire ngo service zindi batanga murazirebaho. Hari nka karento, kodesha amamodoka, hari visa assistance, abantu bashaka amaviza, ubwo wowe raza kubisobanura kuko wenda hari visa zitandukanye cyangwa se hari uburyo bo bazi, kuko ibyo ni iby'akazi kabo nk'abatekinisiye, ariko genda brand ambassador mangaragaza ibikorwa hanyuma abatekinisiye bakaza kubyisobanurira. Ndibaza ko ngire ngo ahura bireba Gwanzu, ushaka kujya Gwanzu ni direct, Dubai twagiye n'ahandi hose. Ikintu ushatse kubabwira rero mbere byose mbonereho no kubwira abanyarwanda no kubwira abantu. Ejo numvise ijambo umukuru w'igihugu cyacu yavuze ari Kinshasa, aravuga ati igitsina gore cyangwa se abadamu, abagore, abakobwa barashoboye kandi koko munanabireba. Mbonereho ejo bundi nabonye ni ibintu bibabaje kamivuge nicaye. Ejo bundi nabonye umudamu, ngira ngo mwarabikurikiye, umudamu umwe bishe ni muri Sweden. Biriya bintu ni ibintu biba bigayitse. Kuko abadamu ni abantu bashoboye kandi ni abantu bafata iyo yiyangaje mu kintu arakora, kandi buriya nibo bantu ba mbere bagira ikintu bita trustness. So their trust was nabizerwa. Nagira ngo rero byo byonyine managing director ndagushimira cyane kuba warafashe umwanzuro nk'uyu ukegereza service abantu. Hari abantu hanga Kimironko, murabona aho duherereye, uraza kuvuga inomero uvuge naho duherereye. Iyi agence iri Kimironko hano, hari abantu bajya gukata amatike bikaba ngombwa ko bambuka bakajya ahandi. Ubundi ibintu twari twarabimenyereye ku banyamahanga, tukunda kubibona mu masosiyete y'Abahinde, y'Abarabu, y'ibindi, ngira ngo niko tujye tubibona. Ariko umunyarwanda, noneho umunyarwandakazi fata umwanzuro akerekana ko nkuko igihugu gishishikariza abanyarwanda gukora, ariko noneho kikavuga kiti umutegarugori urashoboye. Noneho nawe yaberetse ko yafashe umwanya mwiza ukomeye mu rwego rwo hejuru w'abasekretari generali w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. None ubu ngubu urabona ibyo akora, hari n'ibindi akora byagutse, si ngombwa ko wenda ibindi araza kubyivugira kuko ni umuntu mukuru. Ariko kuba yarafashe umwanya akavuga ati abantu batuye haza Kibagabaga, Kimironko, kuki bajya gukata amatike kure, reka mbazanira agence iri ahangaha hafi ya gare ya Kimironko. Ahangaha urabireba opposé na reprenta kuri iyi ahangaho GT Bank ikorera na Equity Bank. Abantu bajye banagera bavuga ati turashaka gukatisha amatike y'indege, nawe araza gutanga inomero
direct. Ndibaza ko ni igikorwa gikomeye, ni ukuri ndagushimira. Ndagushimira kandi umugisha urawufite. Umugisha urawufite, ukunda gusenga cyane. Nanjye wabonye ko banazanye n'umukozi w'Imana kugira ngo umukozi w'Imana duheshe umugisha. Umukozi w'Imana wakoze. Banyamakuru ndabashimira cyane. Narababwiye kandi ndabashimira. Mbashingiye kubashimira kubera ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuntu mwakomeje gukorana nanjye. Icya kabiri ni ukuntu muri mwe uko muri aha muri aba banyamakuru mwese nta muntu n'umwe ujya wandika cyangwa wavuga inkuru zanduza igihugu. Itangazamakuru ubundi riba rigomba gukora neza, rikubaka igihugu, rigafasha abanyarwanda kumenya igihugu cyabo ko kimeze neza. Umukuru w'igihugu cyacu ni wavuze ati mujye mukora ariko munavuge, muvuge ibikorwa byanyu, mubyivugire, kuko ni mutabivuga arabazabavuga kandi bakabivuga nabi. Reka rero duhaguruke mbwireho n'abandi bantu, tujye duhaguruka tuvuge ibikorwa byacu, twerekane ibikorwa byacu. Ibikorwa byacu ni byiza. Urumva abantu kuki abantu babiri batatu bajya hariya bakanavuga n'ibintu bakagoreka ibikorwa byacu, kandi natwe tunabaruta ubwinshi, tunashobora no kubivuga kuko binagaragara, bo barafinda, ariko twebwe turanabigaragaza. Reka rero tujye tunavuga n'ibikorwa byacu. Igihugu ni cyiza, kubona umutegarugori nk'uyu nguyu, ibi muri leta y'ubumwe niho bibaye. Nta ubundi umunyarwandakazi yari yarashoboye gukora ibintu nk'ibi. Ubundi babaga mu bikoniyo bakaba bakubura mu miharuro, ariko ubu umunyarwandakazi afite agence managing director. Ngwe none nyakugira inkawe, ngwe nuvuge byose. Ndashimira umukozi w'Imana nawe waje kuduhesha umugisha. Ndashimira na bagenzi banjye dukorana. Umwanya rero uyu munsi mwiza twageneye kuganira namwe. Mu mazina nitwa Uwamahoro Tarsile Latifa, ninjye umuyobozi mukuru w'iyi agence yitwa Blessed Fly Agency. Uyu munsi niho twashatse kugaragaza ibyo dukora. Nkuko yabivuze, iyi agence nyinshi tuzi ko ziri centralize mu mujyi. Ubwo rero naratekereje ndavuga nti niba serivisi z'imari zose ziri centre, za GT Bank ziri kuva Gisimenti, hari KCB, hari Equity, hari GT Bank, hari Bank Populaire, hari Unguka Bank, hari Goshen Finance. Ndavuga izi serivisi niba zihari, abazigana bakenera kwa nabo bashobora kuba bakeneye serivisi. Kuki se ntavu n'amaguru abakenera serivisi batuye aka karere za Remera, Kimironko n'ibi bice byose n'abakorera hafi, ariko bakaba bibasaba ko bakora urugendo bajya mu mujyi? Ndatekereza ndavuga reka iyi serivisi nyizane, ariko none nzashaka umwanya wo kugira ngo imenyekane. Njyewe icyo nagira ngo mbabwire, ntabwo indege jewe nabisobanuye, navuze ngo ntabwo ngira ngo muvunye icyo avuze ndacyumva. Ntabwo jewe ndi umutekinisiye, jewe ndi umufatanyabikorwa mu buryo bwo kugaragaza kwamamaza ibikorwa. Hanyuma hari abatekinisiye baza gusobanura ibikorwa uko bimeze. Nk'uyu nguyu ni managing director yatangije iyi Blessed Fly Agency. Ni ukuvuga ngo we none hanga umbajije ngo icyo kuva kujya Gwanzu nangahe, nge sinabimenye. Izo bazita internal affairs, izo zizi n'abatekinicians aribo barimo abangaba n'abandi bakozi bakora muri iyi agence. Ariko jewe icyo nkora ngaragaza za services zikajya kwitangazamakuru, abanyarwanda bose bakazimenya. Uwaburaga ya service akamenya aho yayishakira. Ni icyo ngicyo murakoze. Ushize ubwo reka gusinya, wavuze ko wasinye amadenari. Uyu munsi wasinye amafaranga meze. Urakoze cyane. Urakoze niyo wavugira wongera ngo ukavuga cyane barabwira kugira komeze kugura kuko urabazwa kenshi. Okay. Urakoze cyane. Amafaranga nasinye nkuko wabivuze ntabwo ari amadinari, noneho amadinari yo n'ubu narayari amadinari yo narayariye no gushira yaranze no baracyarimo harimo inguni ya make hariya muri butu y'imodoka yo turi gutwareho. Rwose nta kibazo kuko amadinari murabizi yo nta wundi uyi na Diamond mwarabibonye muri Tanzania yaravuze ati ndayamanitse. Mwarabibonye aposting avuga ati ndemeye ati amafaranga nanjye sine nayabonanye mu star wo mu Rwanda. Amafaranga rero nasinye uyu munsi iyo ni amanyarwanda, ariko mu bijyanye nuko navuze ko ndacyatanga bonus ntanga nizi. Navuze ko nazengurutse igihugu cyose, murabyibuka uheruka nashinye miliyoni 25. Ngiye nasangira n'abafana, mwarabibonye mwese sibyo kubeshya. Ngiye nasangira n'abafana, nagiye Cyangugu, Rusizi, nagiye Gikongoro. Ubu ngubu rero hataye intara y'Iburasirazuba nabo bagiye kurya kuri aya mafaranga. Ngenda nca ahantu hose nsangira n'abantu banje, mu bikeya cyangwa mu byinshi Imana yamaye, ariko ikirenze umutima mwiza. Gutanga n'umutima, gutanga si umukino.
Unashobora kutamenya amafaranga cyangwa se ngo muyatubwire kubera ko wamugana amafaranga kenshi aba ari ubwiru. Mwasezeranye contract y'igihe kingana gute n'umwaka n'amezi? Umwaka ngiye gukorana nabo iyo bita ngo ni 1 year renewable. Umwaka umwe ushobora kongerwa bitewe na performance. Siporo batari ibanga watubwiye ugiye gukunda kubisha cyane. Watubwiye amafaranga wasinye. Nabivuze ariko navuze ko amafaranga ntushobora kujya muri banki ngo baze ngo hamwe muri iyi banki yabitsamo amafaranga ngahe. Impamvu batabikora rero buriya nika mbabwire n'abantu ntibari babizi. Nk'ubu ntibajya hanga hasi muri izi banki yaba GT Bank yaba Ntuzingi KCB cyangwa Equity ngo babaze ngo ariko hanga umubitsamo amafaranga ngahe. Ahubwo barakufata bakagufunga batikine igisambo. Impamvu batabivuga rero ni iki? Icya mbere ntabwo Imana irimo abantu bose ngibanganyisha. No muri Amerika wa mugani wa Colonel Muammar Gaddafi wanda uzabura Libya niwe abwiye abanyalibya ati mugiye kunyicira bababesha ngo muri Amerika abantu bose babaho neza ati cyabwira ko ari hariyo n'indushize urutanga muri Libya. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Imana ninganyisha abantu. Hari ubwo ushobora kuvuga ngaha ugasanga abantu bagukundaga bakuvuyeho baravuze bati waragiye ugeze Cyangugu utanga miliyoni 30 none mu Mutara wenda cyangwa Kibungo uje kudusangiza miliyoni 2 ubwo twe n'udukunda kandi twe tugukunda ku rukundo rungana. Iryo rero riba nkuko waruvuze ubwiru bakoresheje ijambo ryiza riraba ubwiru. Murakoze cyane. Sopano gusinya ntabwo twigeze tubona bijyana na pasteur gusengera cyangwa asengera ibikoro. Iki gitekerezo cyo kuzana pasteur agusengera cyo cyaje gite? Pasteur urabona uyu nguyu buri hari ibintu abantu benshi batari bazi uze gutanga ni nomero zawe. Uyu nguyu mbivugiye ahangaha uyu mupasiteri niwe wansengeye bwa mbere ntari nagira n'igare hari mu mwaka wa 2015 ndi kabuga uyu nguyu aranzi ndara kuri matora nkodesha mu cyumba cy'ibihumbi 20 yaransengeye amesha umugisha ndazamuka nari narabuze nomero ze ejo sinzi ukuntu nabonye nomero ye ndavuga indwi nongera umene umugisha dore wo wamenyeho dore ungejeje ubu ngubu kandi uzume n'umugisha mu biro muri iyi ndakubwiye bisoza neza kuko mu cyongereza baravuga ngo nothing has an end nta kitagira iherezo ariko iyo uri mu nzira mbi ntibitera kabiri. Mwigeze mubona umuntu urama gatatu akora ibibi wenda ubwa mbere byacamo da kwaza aha uduterani hari ugakubita grenade abantu bagapfa bakakubura rimwe wabikora kabiri gatatu bibaho ntibishoboka kuko Imana ntibigushyigikiye. Imana nishyigikira ibibi. Rero nagira ngo nkubwire jewe ndakora nkasaba Imana ndasenga nagira ngo ngwire pastor mukozi w'Imana Bora Bishop ubugeze kuri rwa Bishop cyangwa ni kuri ubu kuri Bishop okay Bishop rega bazamuka amapeti rega nabo mukozi w'Imana Bishop nanjye nagira ngo nkubwire ngo ndacyasenga kwa kundi ndacyasenga. Hari ikintu kimwe nshaka kumwibutsa mwavuze ariko reka mwibutsa akantu kari bumusetse. Uribuka igihe wigeze kuza ukansanga mu igeto ndyamye uje kunsengera nkubwira nijye unsengera nzava ahantu bana noneho icyo gihe yaraje asanga nakubiswe nanywe amazi buri hari ukuntu murabizi hari ukuntu nywa amazi kugira ngo inda yuzure nibura wumva umunsi wacaho utaza none amazi buri yanywe utana kintu wariye urwara ikizengerera mani wumva ikizengerera nk'isesemi narahagurutse gutya numva isesemi urabyibuka bita nkubwire ntacyo ndiho kankwereke nca kwa Gasana kubera ko Gasana arafite akabutiki inyuma ndagenda nsanga umwumbati bacuruzaga imyumbati aho nibiki mfata umwumbati mubisi gutya mukubitamo icyuma ndawushishura gutya ndawukota ndangije ndenza amazi nkera push up ndakubwira n'ubundi umva mbaye muzi murabyibuka Super karame ubikunda kuvuga Imana mu bintu byawe kenshi hari igihe kizagera ugakora nk'indirimbo y'Imana ugatambira irahari n'ubu irahari narayanditse yitwa umunsi uzi ukuntu yitwa umunsi w'imperuka. Uwo munsi akamanga nk'abaririmbira gato uwo munsi nugera n'abapfuye bazazuka hazahabwa ingororano abapfiriye mu mwuka bagapfa bizera Yesu nk'umwami n'umukiza nibazaba barukundi bazahabwa agakiza bahanagurwa amarira n'imibabaro yo muri iyi si uramenye ube maso nawe uwo munsi utazakurimbura. Hari umunsi wabyumvishije hari umunsi uzagera wagwana Badman mtoto wa Mungu umwana w'Imana
cyawe harimo ibindi zina kuri ya mazina bafite wongeyeho. Baryita hari ibyo bari banyongere ankomane nyiramafaranga. Ubutunzi n'amafaranga biri ku isi n'iby'Uwiteka. Niba papa wacu ari papa natwe turi abana bituzabura iki? Ntacyo tuzabura. Madamu Latifa ntacyo uzabura. Ni umukozi w'Imana, Imana ni ifite byose. Imana niyo yagutwaye ba secretary general wa Ferwafa ishyira muri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rikomeye. Imana niyo yatumye ufungura ibintu nk'ibi. Twabibonaga ku banyamahanga, ku Bahinde, ku Barabu. None birafungurwa n'umunyarwanda. None umunyarwandakazi. Wabyumvishije? Dushyigikiwe n'Imana. Umukuru w'igihugu cyacu ati Imana yaduhaye igihugu, asigaye dukoresha amahirwe twibesheho. Ririya jambo risobanuye byinshi. Risobanuye ko hari igihe abanyarwanda bajarajaraga batari bafite igihugu. Risobanuye ko ababyeyi abanyarwanda murabizi hari igihe tutari dufite iterambere nk'iri. None Imana yaduhaye igihugu. Kuko yaduhaye icyo igihugu rero, reka tureke kwicisha amahirwe Imana yaduhaye, dukoresha ayo mahirwe twiteze imbere. Imana yaduhaye igihugu. Hari igihe tutagize igihugu. Imana yaduhaye igihugu, asigaye dukoresha ayo mahirwe twibesheho. Turumvikana? Icyo nagira ngo mbwira abantu, amazina ngiye kuyavuga, ariko ndagushimira amasengesho wansengeye yankuye ku cyavu. Utange nomero zawe ahangaha. Abantu isengesho ryawe rirakomeye. Kare wambwiye uti wambwiye ngo uti jewe ndarema Imana igakora. Yambwiye ati jewe ndarema Imana igakora. Ati kuko unyibutse warazamutse ukaba umustar ukabonye ukamamagara. Ati reka nze nongere nkuremere. Niko yambwiye ati jewe ubundi ndarema Imana igakora. Ati wambwiye uti yambwiye ati ibyo wasinye byose ibyo byose ntago wari wageraho nkushaka. Sikwambwiye uti ntago ni wari wageraho nkushaka. Ugomba kuba undi muntu, another person, because of God. God is the answer. Ngombuki. Wagwana Badman. President of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from Manasa Mazan, the King Kongo, super manager, the King Kongo. Yes, I'm the King Kongo. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from pity to paradise, from victim to the champion, from grass to grace. Mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, the most wanted, library and Komane, the king of YouTube. I'm in the house right now. Ukoze kontra uno munsi witeguye gutefata ku mavuta ikinari buvuge uyu munsi. Yewe ntabwo njya numva abantu batagira ibikorwa. Umukuru w'igihugu cyacu yaravuze ati ntukajye uvuga, garagaza ibikorwa kuko ibikorwa bisubiza abavuga. Bo badafite icyo gukora birirwa bagira bate bavuga. We don't have action is speak louder than words. Les actions parlent beaucoup plus que quoi. Les actions. Les actions parlent beaucoup plus que les mots. Oui. Managing director. Azanga yibutsa abantu contacte zabo harimo naho baherereye naho baherereye nuko ahubwo muri murashaka kwita mugera ku musozi ya service batanga